wa mutubuzi w'umutekamitwe benshi bakunze kwita mpano y'Imana abaturage banze bakamwita mpano ya shitani kubera kutabivugaho rumwe ubu ngubu yabatawe uwakajwiga rwose ngari mu maboko ataraye warashinzwa gufata umugore ku mbaraga nyinshi cyane akamitira kumwonona mbega yamwangije yarameze nk'umukarani witika kirojana akubitiraho n'ibindi byaha byo yakoraga byo gufera no gutiriganya abantu akoresheje amatiriganya ngo ari kubaha inote kumbe ari kubacurika batotora bateza ubukene n'ubutindi ariko barya yabo bazanye ngo arimo arabaha umugisha aho yivugiraga ati nakujyana mu ijuru nakujyana kwa shitani amafaranga ndibuguha ari bube ntabwo wakureba nubwo butiriganya ndetse n'ibindi byinshi harimo n'ibyo bavugaga ngo byuko yabatanga igitambo ntumbaze ayo ni amakuru ari kuvuga naho papa Sava wanyu Sekaganda aka papa Mbyirire umusore w'umusaza aka Siribasaza wanze kugira icyo akora ngo nagashaka kubyara ntagashaka umugore n'umwana ibyo ntabishaka yarahiye arasizora avuga yuko gushaka mutagomba kubimuhatira cyane cyane n'icyatumye abafana be bakuraho bakavuga ni wa muhungu cyangwa wa musaza bishobora kuba byararangiye yarahiye ararira cyane ndetse yaragiye kumanura n'amarira avuga yuko ashobora kuba arwaye ngo kumubaza ibyo ngo harimo n'ihohotera ngo ashatse yabajyana mu nkiko ngo nuko ashyiramo imiyaga wa mukobwa wanyu w'indaya waciye ibintu hirya no hino ugenda agakorera uburaya no mu mahanga aka Shadibu yabonye umwana muto yitemba itoto aravuga ati uyu ngomba kumwimenamo byanga bikunze uko byagenda kose ubu ngubu nyuma yo gukururana n'ibisaza akabishinguzamo umufungo akikorera ibye ubu yabonye akana keza k'agasore gafite itoto ritemba umubiri wose ko agomba kuryana nawe iryo faranga agakatira ibisaza ubwo